agwiza imbaraga yabonye umugisha ku buntu bw'Imana. Umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi i Nyabisindu wabimburiwe no gushyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyabisindu rushyinguyemo imibiri 121. Mu kiganiro ku mateka ya Jenoside, Bwana Nshimiyimana Gilbert, perezida wa njyanama y'akarere ka Muhanga yatanze, yasobanuye uburyo Jenoside yateguwe n'uburyo abari abapasiteri barimo uwitwa Sagahutu bayigizemo uruhare by'umwihariko i Nyabisindu. Hano ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 Jenoside nibwo yagize ubukana cyane hano muri Gitarama. Pastor Sagahutu ndetse n'undi mugore utaramenyekanye izina wenda hari abamumenya batangiye kubarura Abatutsi bari bahungiye hano, umwe ku wundi naho akomoka. Ibikorwa byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu byarakomeje ahangaha. Ntera hamwe zikaza zigatwara abo zishaka zikabafata ku ngufu, bigakorwa n'abapolisi ndetse n'abajandarume barindaga Nsanzurwimo. Hano Prefe wa Gitarama wagize uruhare n'ubundi mu kubiba urwango n'amacakubiri, Major Kurikiyeyezu n'ubundi wafatanyaga na Sagahutu wahangaha, umuyobozi wa DPR kuri uru rurembo hano, ndetse no kubikwiza mu bandi bapastoro bari bayoboye izindi nsengero hirya no hino mu makomini. Bituma umugambi wo gukora Jenoside ahangaha wihuta kurenza ahandi. Mu buhamya bwa Namahoro Apollo warokotse Jenoside yagarutse ku buzima bw'umubabaro Abatutsi babayemo, ashimira inkotanyi z'abatabaye. Nabo twarahatakarije bahita bajyana ku kanya na muramu wanjye wa wundi nababwiye mushiki wanjye bakuyemo umwana bamusatuye uruhinja, nibwo nawe yahise bamuhagurutsa mu gitero, bazaga bagagurutsa abantu nka 200 bagahita bamanukana bagafata abandi 100 bakazagaruka kubatwara gutyo gutyo. Nibwo nawe yagiye. Bukeye bwaho nibwo nanone kuri izi tariki tuba twibuka haje igitero by'abapasta ba hano n'abadiyakoni batubereye gito, by'ubwo twabyirengagije. Inkotanyi n'ubuzima, inkotanyi turazikunda, inkotanyi ni nziza, turashimira inkotanyi, turashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika wari uzirangaje imbere, nyakubahwa Paul Kagame. Mbabwira ukuntu tuba tutababeshya, baratubwiye ngo muzabaho, ngo muziga, ni muhumure birane naranze kuyirekura. Barambwira ati ibyo mfite byose mubishyire hasi. Sinzi impamvu nuko babigenzaga, tubishyira hasi. Bira ko ari bwo buzima ndayisize, bati humura uzabona nibirenze ibyo, ati twe turi ubuzima. Inkotanyi ntizatubeshya, inkotanyi ntizibeshya. Dushimimana Fideli, perezida wa Ibuka mu karere ka Muhanga, yavuze ko kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ari bwo buryo bukwiye bwo kubaha icyubahiro bambuwe. Ashimira itorero ADPR uruhare rigira mu bikorwa byo gushyigikira abarokotse Jenoside no kuba ryarateye intambwe yo kwambura inshingano abari abapasiteri bakoze Jenoside. Kwibuka rero ni umwanya mwiza twibuka ababyeyi, abavandimwe, inshuti zaje Jenoside nta gicumuro, bazira uko bavutse. Abo twabuze bagiye tubareba, ntitwabaririra, ntitwabashyingura, ndetse bamwe bajugunywa aho tutazongera kubabona. Nk'uko turi kumwe n'abaturutse mu Ngororero, urubibe rwacu rwa Nyabarongo rwadutwaye benshi, abo Namahoro yagarutseho batwitswe, ndetse n'abandi bose bariwe n'inyamaswa. Abo ngabo aho bari ntituzongera kubabona, nta n'amahirwe twagera kugira ngo tubashyingure mu rwibutso. Kuba ADPR yarateye intambwe yo guhagarika abari mu nshingano zitandukanye muri ADPR bakoze Jenoside ni ikintu umuryango wa Ibuka twishimira, kandi nizera ko n'abarokotse muri Jenoside muri rusange kiba cyabomoye ibikomere byinshi. Kubona umuntu wakubujije kwinjira mu rusengero, kubona umuntu wagukoreye liste kugira ngo upfe, kubona umuntu waguhamagaje interahamwe ngo apfe, ngo wicwe,
ukagira amahirwe ukarokoka, ukamubona ku ruhimbi, ukamubona mu mirimo y'itorero, ukamubona mu mirimo y'ivugabutumwa, nabyo aba ari ibikomere abarokotse jenoside baba bakomeza kugendana. Turakomeza gushimira ADEPR rero uruhare bagira mu gushyigikira ibikorwa by'ubumwe n'ubudaheranwa. Tuboneraho kandi kubashimira ibikorwa bakomeje byo kubungabunga iyi mva iruhukiyemo abacu, ndetse tubabwira ko dukomeza kubyishimira, twishimira n'igikorwa batubwiye bagiye gutangira cyo kugira ngo bazubake monima bashyiraho amwe mu mazina azaboneka yamwe bashyinguye ahangaha. Umushumba mukuru w'itorero ADEPR Reverend Ndayizeye Isayi yavuze ko ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bikwiye kujyana n'ingamba zo kurwanya jenoside ndetse n'ingengabitekerezo yayo naho yaturuka hose, hakimakazwa ubumwe n'urukundo. Uyu mwanya tubongera gusaba abashumba, abayobozi b'amatorero atandukanye ko ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, kuganira ku mateka y'u Rwanda y'igihugu cyacu, ko tudakwiye kubifata nk'ibikorwa bireba abandi bantu buri gihe, dukwiye kubishyira muri gahunda zacu za buri munsi. Ntabwo twakubaka abanyarwanda bajya mu ijuru tutarubaka abanyarwanda baba mu Rwanda. Yewe itorero, ndabizi ko abateguye bakanakora jenoside bashyizeho uburyo bwinshi n'igihe kinini cyo kubikora. Niyo mpamvu natwe nk'itorero n'amadini dukwiye kumva uruhare rwacu mu gukomeza gukora icyo ari cyo cyose cyatuma urubyiruko, abana, abadukomokaho, itorero ryaho tujya ritandukana n'itorero ryabayeho mbere ndetse no mu gihe cya jenoside. Yanasabye amadini n'amatorero kwigira ku mateka, agaharanira gusigasira indangagaciro za gikristo, agakumira ingengabitekerezo ya jenoside kandi agafatanya mu rugendo rwo kubaka igihugu no guhangana n'ingaruka za jenoside ndetse no kuba hafi abayirokotse. Yvonne Mutatsineza, Life Radio na TV mu karere ka Muhanga. Agwiza imbaraga yabo